Twongeye kubaramutsa ngo Uwiteka abahire. Ngewe tugiye gufatanya mu cyigisho cya mbere cyo muri uyu munsi. Amazina ni Niyonzima William, akaba ari nge tugiye kuganira amagambo y'Imana muri iki gitondo. Twavuga ngo izina ry'Imana rikomeze guhabwa icyubahiro kandi umwuka wayo akomeze kubana n'imitima yacu kugira ngo tubashe kunguka nk'uko Imana yabigambiriye muri uyu munsi. Rero tugiye kuganira amagambo turaha insanganyamatsiko itubwira ngo ikiranure vuba n'ukurega. Ikiranure vuba n'ukurega. Ni amagambo dushaka kubanza gusoma mu byanditswe, ariko mbere y'uko tujya kure muri iki cyigisho, turashaka kurebera hamwe amatsinda y'abaturega nk'abantu b'Imana, kugira ngo buri wese agire uruhare mu kwikiranura kuri izo ngingo nk'uko turagenda dukomeza kubibona. Reka tubanze dusome muri Matayo igice cyaho cya 5, turasoma ku murongo wa 25, niho dusanga iri jambo. Matayo igice cyaho cya 5 umurongo wa 25 haranditse hati: wikiranure vuba n'ukurega mukiri mu nzira, ukurega ye kugushyikiriza umucamanza ataguha umusirikare akagushyira mu nzu y'imbohe. Ndakubwira ukuri yuko utazavamo rwose keretse wishyuye umwenda wose hadasigaye ikuta na rimwe. Aya magambo aratubwira ngo umuntu wese akwiriye kugira uruhare rwo kwikiranura n'umurega, kandi ni amahirwe y'umuntu aramutse yikiranuye koko atari yagezwa mu rubanza cyangwa atari yagezwa mu rukiko, dore ko iyo bimaze kugera kuri iyo ntera, gukomera kuba kwatangiye no kuzamo, benshi baba baburana igabo kugeza ubwo niyo ari ibintu bikeya biburanwa, abantu batagira uruhare rwo kubirekura cyangwa kubiharirana kubera ko biba byageze ku rundi rwego. Rero ijambo ry'Imana natwe nk'abantu b'Imana, hari aho rishaka kudutungira urutoki ritubwira ngo natwe twikiranure n'uturega. Mbese uturega ninde? Mbese ni gute dukwiye kwikiranura nawe? Dushaka kunyuza icyigisho cyacu mu mashami agera kuri 3 kugira ngo twihute, kugira ngo turebe aho natwe tugomba kugenda twikiranura nabo baturega. Ingingo ya mbere turareba ko uturega ni umutimanama wacu. Umutimanama wacu uraturega ndetse kuruta ibindi byose. Uwo ni we mushinja wacu wa mbere. Kabiri, Imana nayo iradushinja. Imana nayo iradushinja, turaza kubisoma mu byanditswe byera. Hari ibyiturega nabyo dukwiriye gukiranukaho, tukikiranura nayo mbere y'uko itugeza mu rubanza rwa nyuma. Icya gatatu ni ukwikiranura na mugenzi wacu cyangwa se kwikiranura na bagenzi bacu. Ibyo nibyo Imana iduhamagarira. Aho niho hari amashami 3 turagerageza kunyurizamo icyigisho cyacu, kugira ngo tuze kuvunagura tutaza gutwara igihe kirekire. Rero umuntu wa mbere twabonye dukwiye kwikiranura nawe ni umutimanama wacu. Mbese kubera iki dukwiriye kwikiranura n'umutimanama wacu? Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cyaho cya 3 ni umurongo wa 21 haratubwira ngo bakundwa, imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana. 3:21 niko handitse ngo bakundwa, imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana, kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo kuko twitondera amategeko yayo tugakora ibishimwa imbere yayo. Burya hari n'ibyo dutinya gusaba, hari n'ibyo dutinya gusengera, hari n'imigisha y'Imana tujya dutinya gusa nkaho tugaragaza ko idukwiriye ngo tuyisabe bitewe n'uko imitima yacu, imitimanama yacu iducira urubanza. tutemeranya n'imitimanama yacu, ahubwo dufite byinshi igenda iturega
kandi tutari twabasha kwikiranura nayo. Mu migani igice cyaho cya 23 umurongo wa 7 niho hatwereka ko uko umuntu atekereza mu mutima aba ari kwari. Birashoboka ko umuntu ashobora kwereka isi yose ko ari mwiza, birashoboka ko ashobora kubeshya n'ururimi rwe. Naratangaye cyane ubwo nasomaga amagambo yerekana ko abantu benshi bajya bashimirwa ibyiza batagira muri bo, ahubwo kwa kwiyerekana kw'inyuma, kwa gusigiriza bijya bituma abantu benshi bajya bahabwa amakuzo, bagahabwa amakamba, bagatangirwa ubuhamya bw'ibyiza ariko bishobora kuba bitaba muri bo. Ibyo birashoboka ko abantu babikumenyaho, birashoboka ko abantu babyemera, ariko umutima nama wawe ntabwo ushobora kubyemera, kuko uko umuntu atekereza mu mutima we ari kwari. Biba bikomeye cyane. Uwo wangira mu mutima uramuzi, uwo ufitiye ishyari uramuzi, nubwo nta wakubaza ibara ryaryo hanze ngo umuntu arimenye, ariko uwo wifuriza ibyiza uramuzi, uwo wifuriza ibibi uramuzi. Niyo mpamvu umutima nama wawe udashobora kuguhereza amahoro, uhora ukurega igihe cyose hari ibibi birimo bitari byaranduka. Imiburo wagiye wakira ikagutsinda mu mutima, ukamenya neza ko ibyo uri kugirwaho inama cyangwa se ibyo uri gucyahirwa ari byo, ariko ukinangira ibyo wowe n'umutima nama wawe murabizi. None se ni gute wawutsinda? None se ni gute wakwikiranura nawo? Ni gute se wagira amahoro kandi utari wikiranura n'umutima nama wawe ukurega? Inshingano twagiye twirengagiza, ibyaha twagiye dukora batureba cyangwa batatureba, ibyo byose biraza bikagaruka imbere y'amaso yacu, ndetse inshuro nyinshi bijya bigira uruhare mu kudasubizwa kw'amasengesho yacu, bitewe n'uko natwe tudashyiraho umwete, kubera ko ibyo dusabira dufite impamyi ko tutabikwiriye kubera imitima nama yacu iturega. Iyo dusomye nanone muri Matayo igice cyaho turasubira muri iki cya 25, turasoma duhereye ku murongo wa 23, naho hari umuburo tuhahabwa ariko ku kijyaniranye n'icyo umutima nama wacu utwibutsa. Matayo 25 umurongo wa 23 haratubwira hati, Matayo 25, reka ndebe ko ariho. Matayo ni 5, Matayo igice cyaho ni cya 5, mumbabarire ni cya 5 umurongo wa 23. Haratubwira ngo, nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira mwene so, nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira mwene so ko afite icyo mupfa, usiga ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mwene so, uhere ko ugaruke uture ituro ryawe. Nashakaga kuterekana ko uyu ari mwene so mugiye kwikiranura, kubera ko umutima nama wawe niwe ubikwibukije. Umutima nama wawe wo urakubwiye uti, nyamara hari umuntu mufite icyo mupfa, nyamara hari uwo wanga, nyamara hari icyaha ugambiriye gukora. Ibyo tugirirana na bagenzi bacu, ibyo tutabaha babikwiriye, ibyo byose n'ubundi biraza bigatsikamira imitima nama yacu, kubera ko tuba tuzi inshingano twakagombye gukora ariko twirengagije. Rero iyo ugiye gusenga, warangiza ukibuka ko hari inshingano tujuje, warangiza ukibuka ko hari mwene so ufite ibyo ugomba, warangiza ukahibukira ko hari mwene so mufite icyo mupfa, ijambo ry'Imana riravuga ngo, banza wikiranure n'uwo mutima nama wawe ukurega, nibwo uzabasha kubona amahoro. Rero mbere yuko dusubika aka kagingo, reka dusome amagambo aboneka mu gitabo cyitwa Amazing Grace cyangwa se ubuntu butangaje. Turasoma ku rupapuro rwacyo rwa 202. Haratubwira ngo,
haratubwira ngo uyu munsi niwumva ijwi ryawe ntiwinangire umutima wawe. Nanone biboneka mu Baheburayo igice cyaho cya 3 umurongo wa 7. Conscience is the voice of God heard amid the conflict of human passions. When it is resisted, the Spirit of God is grieved. Umutima nama ni ijwi ry'Imana ryumvikanira mu rusobe rw'intambara nyinshi zo muri ubu buzima ndetse no mu bishyika byo muri ubu buzima, ngo iyo umuntu yinangiye kumva iryo jwi ry'umutima nama, umwuka w'Imana abatewe agahinda. Mu rusobe rw'ibyo tunyuramo bya buri munsi, mu bucuruzi, mu mubano tugirana n'abandi, mu byo twirirwamo byose bya buri munsi, ibyo twita za shuguri ziza zigatsikamira imitima yacu ndetse zikaduhuzahuza ku buryo tugirana bimwe byo mu buzima twirengagiza, habonekamo ijwi ry'Imana. Mbese iryo jwi ry'Imana ni irihe? Imana yabonye ko nta handi izavuganira natwe kubera ko tuzaba duhugiranye cyane. Birashoboka ko n'ababwiriza bazabwiriza, ariko kubera ko nabyo byamaze kuba ibintu bimenyerewe, hari ababishakiramo icyubahiro, hari ababishakiramo kwamamara, hari ababishakiramo inyungu zo mu by'ubuzima. Biranagoye kugira ngo wumve umuntu ari kubwiriza wumve ko ari kubwiriza koko iby'Imana. Ariko nubwo ibyo byose umuntu atabyitaho ku mpamvu wenda tutajya gusubiramo, hari ijwi ry'Imana udashobora kunangira kwiyumvisha koko ko ari iry'Imana. Umutima nama, uwo mutima nama niwo Imana yashyize mu mutima wawe, kugira ngo igihe uzajya ugucyaha, igihe uzajya ukuburira, uzajya umenya ngo iyi ni Imana iri kuvugana nanjye. Wenda waba utagiye mu materaniro, waba utasomye ijambo ry'Imana, waba utumvise ababwiriza, yewe hari n'igihe na bagenzi bawe baba batari kukugira inama, ariko wowe umutima nama wawe ukajya ukurega ndetse ukajya ukwibutsa ibyo utakiranutsemo, ukajya ukubwira ati icyo ugiye gukora ni kibi, ukajya ukubwira ati nyamara sigaho, ibi ntabwo nabyemera. Ese wowe uri kwirirwa usenga, uri kujya mu materaniro, biriya ntabwo ubyibuka wakoze. Aho dukwiriye kuhaca akarongo tukavuga tuti dukwiriye kwikiranura n'imitima nama yacu. Iyo tutikiranuye n'imitima nama yacu, twebwe ubwacu tutagiye no ku by'ubu buzima, ku by'ubu bugingo bw'iteka tuvuga, natwe ubwacu mu mibereho isanzwe hari igihe bijya bitugiraho ingaruka. Turatanga urugero dusomye mu gitabo cyitwa Mind, Character and Personality, cyangwa se intekerezo, imico n'ubumuntu, igitabo cya mbere ku ipaje ya 256 mu Cyongereza. Bari kuvuga ku bijyaniranye n'abantu bagendera ku mahame afatika ko badakwiriye gushyirirwaho za rutangira, ariko aho ngaho ntabwo ariho ndibanda cyane. Baravuze ngo uyu muntu ngo they will not bring a stain upon their soul for any amount of gain or selfish advantage. Umuntu uyoborwa n'amahame yo mu mutima nama we, atari uyoborwa na za rutangira ashyiriweho, atabwirwa ngo reka iki, atabwirwa ngo kora iki, atibutswa, adahangwa ijisho, ngo bene uwo muntu ukorana n'umutima nama we akumvira ijwi ryawo, ngo ntabwo azashyira ikizinga na kimwe mu mutima we agamije inyungu iyo ari yo yose. Ngo they scorn a mean act, ahubwo igikorwa cyose giciriritse, igikorwa cyose kibi, ubwe agitesha agaciro. Hepfo ngo although no one else might know it, they would know it themselves, and this would destroy their self-respect. Ngo igikorwa cyose kibi, igisa n'ikibi, imbere ye gita agaciro nta ubanje kukimubuza. Ngo nubwo kubera ko azi ko agikoze, nubwo nta wundi muntu n'umwe waba bizi, ubwe umutima nama we
uzabimushinja kandi azumva yitereye icyizere. Ikintu cyitwa kwitera icyizere wenda abantu bashobora kutagihereza agaciro kacyo, ariko mu bintu bigera mu bintu byinshi bijya bigaragaza biba impamvu zikomokwaho no kuba umuntu yaba intinyamaso cyangwa se ibyo bita shyness mu cyongereza, kuba umuntu adashobora guhagararira ibimureba, guhagararira ukuri, kuba umuntu atashobora kwerekana ibye, kuba umuntu adashobora kuburanira uburenganzira bwe, ndetse mu gitabo cyitwa Ahirengeyeho bageze aho berekana ko umuntu hari n'igihe no kuvuga izina rye mu ruhame bigorana, we akumva arahinduriwe. Mu bintu bijya bituma abantu baba intinyamaso ngo harimo no gukora icyaha cy'inkoraruguma abandi batabizi ariko wowe wenyine ubizi, ku buryo ujya wumva hari ibyo udakwiriye, ku buryo bakubwira bati urasenga, umutima wawe ukajya ukubwira ati ntabwo wasenga na biriya byose, nawe urabizi, nawe uriyizi, ese ubundi urajya he? Ibyo byose ni ibigaragaza ko imitimanama yacu tugomba gukiranuka nayo ndetse tukikiranura nayo inzira z'ikigendwa. Aha kabiri, tugomba kwikiranura n'Imana. Mbese kubera iki dukwiriye kwikiranura n'Imana? Imana ifitanye urubanza natwe. Reka wenda tubanze dusome, mu gitabo cya Yesaya igice cyaho cya mbere, umurongo waho ni uwa 2. Reka tubanze dusome iri jambo mwumva uko Imana iturega. Yesaya igice cyaho ni icya mbere, umurongo waho reka duhere ku wa 2. Haranditse hati: umva wajuru we, tega amatwi nawe wasiwe, kuko Uwiteka avuga ati nonkeje abana ndabarera ariko barangomera, inkimenya nyirayo n'indogo bimenya urugo rwa shebuja, Abisirayeli bo ntibabizi, ubwoko bwanjye ntibubyitaho. Imana iraturega, Imana dufitanye urubanza nayo, ndetse iyo dukomeje gusoma dusanga hari n'ukundi Imana yagiye ibigaragaza ibinyurije mu nzandiko z'abahanuzi. Hamwe ikatwita insina yishimiraga, ikavuga uti nayihaye ibyo nari ngomba kuyiha byose, narayuhiriye, narayibagariye, yewe ntacyo ntayikoreye kugira ngo izere imbuto, ariko yera indibu, bishaka kwerekana ko Imana ifitanye urubanza natwe. Dukwiriye kwikiranura n'Imana kubera ko ibyo ihora idukorera, ibyo ihora iduha, ibyiza ihora itugirira. Ndagira ngo tuze gusoma mu gitabo cyitwa turasoma mu gitabo cyitwa Ubutumwa ku basore, Ubutumwa ku basore, turasoma ku ipaje aho ya 41. Haranditse ngo however large, however small your talents, remember that what you have is yours only in trust. Ngo uko impano zawe zaba ari nyinshi cyangwa ari nkeya, uko imigisha uhabwa yaba ari myinshi cyangwa ari mike, ngo jya uzirikana ko ibyo atari ibyawe ahubwo ni ibyo wabikijwe. Thus God is testing you, giving you opportunity to prove yourself true. Imana ibikugerageza, Imana ibiguhaye amahirwe kugira ngo ugaragaze kuri umunyakuri. Ibyiza twishimira byose muri ubu buzima, impano duhabwa, izo taranto byose ngo ntabwo aba ari ibyacu, ahubwo ni ibyo tuba tubikijwe, ni ibibitsanyo tuba duhawe. Hepfo, to him you are indebted for all your capabilities. Ngo Imana ubu yirimo umwenda w'ubwo bushobozi bwose yashyize muri wowe. To him belong your powers of body, mind, soul,
and for him these powers are to be used. Imana iba yaraguhaye, iba yarakubikije ubushobozi, imbaraga z'umubiri, iz'intekerezo, iz'umutimanama n'izo gukora ibyiza, maze ikifuza ko izo mbaraga zose yaguhaye waziyikoreshereza. Your time, your influence, your capabilities, your skill, all must be accounted for to him who gives all. Igihe cyawe, imbaraga ishobora kwirehererezaho abandi, ibyo ushobora gukora byose ndetse n'ubumenyi bwose ufite, ibyo byose Imana igusaba kubikoreshereza kubera ko n'ubundi ariyo yabiguhaye. He uses his gift best who seeks by earnest endeavor to carry out the Lord's great plan for the uplifting of humanity. Imana ikoresha izo mpano zose z'agatangaza igenda iguha kugira ngo irebe ko nawe wakwifatanya nayo mu mugambi wo kuzahura mwene muntu. Imana yaratwonkeje iraturera. Imana iduha ibyiza. Imana iduha imigisha. Imana iduha amahirwe. Imana iduha igihe. Wongereho na biriya byose kuko mu taranto zose twagiye duhabwa. Ngo hari itaranto abantu bose bahuriyeho. Umuntu wese ufite ubuzima afite n'itaranto y'igihe. Ibyo ngo ni ibintu umuntu wese aba akwiriye kubyaza umusaruro. Ndetse iyo tutabibyaje umusaruro nk'uko bikwiriye, Imana irahindukira ikatubwira iti nonkeje abana ndabarera, nabahaye ibibakwiriye byose ariko bo baranyibagirwa. Mbese ko yadukunze urukundo rungana rutyo, ikatwitangira ibinyujije mu kwemera ko umwana wayo w'ikinege apfira ku musaraba, ni ukubera iki twebwe tutakwemera gufatanya nayo dukoresheje itaranto zose yaduhaye kugira ngo natwe tube twabasha kugira uruhare mu gakiza ka bene wacu ari bo Imana yatangiye umwana wayo w'ikinege. Muri izo taranto zose harimo n'itaranto y'ubutunzi Imana yagiye tubitsa. Ndetse aho reka tugire tunahasomeho kuko aha Imana irongera ikerekana uburyo iturega muri Maraki igice cyaho cya gatatu. Maraki igice cyaho cya gatatu turasoma ku murongo wa 8. Mwumve nanone urubanza Imana ifitanye natwe. Turasoma duhereye ku murongo wa 7. Maraki 3 umurongo wa 7 haranditse ngo uhereye mu bihe bya sogokuruza banyu muhora muteshuka mukareka amategeko yanjye ntimuyitondere. Nimungarukire nanjye ndabagarukira, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nyamara murabaza muti tuzagaruka dute? Imana iri gushinja abantu ikababwira ati mwarahabye, mwagiye kure. Ariko abantu bo bakavuga mbese twagiye kure dute? Mbese ni hehe twahabiye? Mbese tuzanyura mu yihe nzira tugaruka? Umurongo wa 8 haravuga hati mbese umuntu yakwima Imana ibyayo, ariko mwebwe mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti twakwimye iki? Imana noneho iti umuntu ntabwo yakimye Imana ibyayo, ariko nyamara mwebwe mwarabinyimye. Ngo none ngo murabaza muti none se Mana kudushinja ngo twakwimye ibyawe, twakwimye ibiki? Hepfo hati nyamara mwebwe mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya 1/10 n'amaturo. Muvumwa wa muvumo kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye. Nimuzane imigabane ya 1/10 ishyitse mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe niko Uwiteka Nyiringabo avuga, murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru nkabasukaho umugisha mukabura aho mubukwiza.
ahandi hantu tugomba kwikiranura n'Imana nuko twayimye ibyayo. Hari ibigeragezo bijya bigera ku bantu, ariko kandi bikabazaho byakagombye kuba ari imigisha bari kwakira, ariko batabyitwaramo neza bikababera umuvumo. Imana iduhereza imigisha. Wenda hari uracuruza, wenda hari ukora akazi kaguhemba ku kwezi, ariko Imana ikavuga ngo muri ibyo naguhereyemo umugisha harimo umugabane wanjye witwa 1/10. Maze nyuma yo kuwukuraho uzagena uburyo unyuzwe, maze ugene n'amaturo uzantura. Ariko aho tujya duteshuka, ngira ngo muzi ko umuntu wese uvomera ku isoko y'iby'isi ntabwo ajya ashira inyota, ndetse ntabwo bijya bihaza. Amafaranga cyangwa se ibindi byose tujya tubibona tukabona hari ibiburamo. Bajya baguhemba ukabona hari utwaburagaho kugira ngo amakene yawe abe noneho yakemurwa neza. Ujya ubasha kunguka, ariko ukabona hari ikiburaho kugira ngo ubashe gukemura ibyawe birangire. Iyo umuntu yibeshye akabanza kujya mu ishami ryo gukemura ibye atarabanza gukuraho umugabane w'Imana, Imana ibiri kumubwira ngo mwanyimye ibyanjye. Ese koko Imana turamutse tuyimye ibyayo kandi ariyo ibiduha, twaba turi kugana he? Gusa nuko Imana atari nk'umuntu ubutaha yavuga ati ngaho noneho irwarize. Ariko nubundi hari igihe ijya ibikora iyo twagaragaje ko turi gukiranuka muri bikeya turi kubona, Imana ikatuzamurira urwego tukagera ku bindi. Wenda wabonaga ibihumbi 10 bikaba bikoroheye ugakuramo 1000, Imana ikuzamuriye ubuzima ugeze kuri miliyoni, ariko urabona ibihumbi 100 nibivamo hari ikintu kinini byakagombye gukora. Maze ukumva hari ukuntu urabanza kubikoresha ku giti cyawe, iby'Imana ukazabyibuka nyuma. Aho rero ngo Imana igibona warabaye impumyi cyane kubwo kwikunda, wakomeza kwerekeza muri ako kayira, igakoresha inzira yo kugabanya ibyo utunze kugira ngo bigere ku rwego rw'ibyo ushobora kubasha kuba watanga. Aho aba ari umuvumo twakiriye, ariko twebwe tubigizemo uruhare. Imana ngo igivugana natwe iduhereza imigisha. Muzabisoma mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, igihe Abisirayeli bari bafite umugisha wo kubona umuyobozi mwiza witwa Mose, umuyobozi ngo wari umugwaneza ku isi yose, ariko barivovose. Bamaze kwivovota abakurwamo kubera ko bamugerageje. Muri icyo cyigisho niho banditse amagambo akomeye avuga ngo Imana igivugana natwe iduha imigisha, ariko twanga kumva ikavugana natwe iyitwambura. Rero Imana ifitanye urubanza natwe. Imana ifite iki turega kuri iyo ngingo. Nyabuna Imana ntinegurizwa izuru. Imana ntabwo wayikoresha uburyarya, ndetse ireba mu mutima. Hahandi twabonye ni nayivugana nawo. Reka tujye dutinya, tumenye ngo reka twikiranure n'Imana. Ntabwo umuntu yasumirwa n'amaboko y'isumba byose ngo azabashe gutsinda, ahubwo icyaduhereza amahoro n'agahenge ni ukwikiranura nayo bigishoboka. Kwikiranura nayo birakwiriye kandi birakomeye, kubera ko nta kihishwa. Iyo dusomye mu Baheburayo igice cyaho cya 4, reka mwumve kuko Imana ivugana natwe ibinyurije mu ijambo ryayo. Murongo wa 12 w'igice cya 4 cy'Abaheburayo haranditse ngo kuko ijambo ry'Imana ririzima, rifite imbaraga, kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira. Nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze.
ntacyo twayihisha, ahubwo byose bitwikuruye nk'ibyambaye ubusa mu maso yayo, kandi ngo iyo Mana bigaragarira byose niyo izatubaza ibyo twakoze. Rero amahoro twayabona gusa igihe tubashije kunyura mu kayira ko kwikiranura n'Imana. Twibutsa wenda abari kugera ku murongo vuba ko turi kwigana insanganyamatsiko tubwira ngo ikiranure n'ukurega, kandi wikiranure vuba nawe, ikiranure vuba n'ukurega. Ku ngingo ya nyuma dushaka kureba, turashaka noneho kwikiranura na mugenzi wacu, cyangwa se kwikiranura na bagenzi bacu. Aha harimo udushami duto duto, kuko buriya hari igihe umuntu aba azi ko afite urubanza, akamenya uburyo ararupanga neza, akamenya n'uburyo azisobanura. Ariko biba bigoye cyane iyo umuntu azi ko yibereye mu mahoro, yibereye mu mahirwe, ntawe umurega. Igihe cyose wazanirwa ikirego utarabyiteguye kuhatsindira biragoye. Hari ibirego dufitweho na bagenzi bacu, hari ibyo tuzi hakaba n'ibyo tutazi. Niyo mpamvu uri kugira ngo tubanze dusisengureho gatoya, turebe ngo none se niba dusabwa no kwikiranura na bagenzi bacu, baraturega iki? Hari n'igihe baba bataturega, ariko ibyo birego bikaba bihari kandi biri kuri bagenzi bacu, cyangwa se biri kuri twe twagakwiriye kwikiranura na bagenzi bacu muri ubwo buryo. Ni ukubera iki se dusabwa kwikiranura na bagenzi bacu? Akagingo ka mbere kuri iyi ngingo, cyangwa se agashami ka mbere, ni uko dufite ibyiza twakagombye kuba tugirira bagenzi bacu ariko tutabagirira. Iyo niyo ngingo ya mbere. Ndetse ikindi, hari inama nziza twagakwiriye kuba duha bagenzi bacu ariko tutabaha. Icya gatatu, hari imiburo twagakwiriye kuba duha bagenzi bacu ariko tutabaha. Ibyo biraza bikadushyiraho amakara yaka, ibyo biraza bikadushyiraho urubanza, ku buryo ikidukwiriye natwe ari uko twashaka uko twikiranura nabo. Turabanza gusoma mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana. Rwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cyaho cya gatatu. Igice cyaho cya gatatu turasoma ku murongo wa 16. Haranditse ngo, reka duhere ku murongo wa 14. Twebwe tuzi yuko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo kuko dukunda bene data. Udakunda aguma mu rupfu. Aha bari kutwereka ko udakunda bene se burya abari mu rupfu, ubwo abatarazuka. Hepfo haranditse ngo udakunda aguma mu rupfu. Umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi, kandi muzi yuko ari nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri we. Muri twe harimo n'abantu bafite urubanza kuri bagenzi babo ko babishe, kandi batarafashe imihoro, batarafashe imbunda, ndetse ijambo ry'Imana rigeraho rikanatubwira ngo kuko wavuze uti awa, gusa ukaba warifurije abuzi cyangwa se abutazi ibyago, cyangwa se ukavuga ati nabo nibumve. Ibyo byose bidushyiramo umwenda kuri bagenzi bacu. Ibyo byose bidushyiraho urubanza ko twabahemukiye, twabagiriye nabi, ndetse twabishe. Hepfo noneho iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo. Tugeze ku murongo wa 16. Nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu, natwe ikidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. 17. Ariko se ufite ibintu byo mu isi akareba ko mwene se akennye, akamukingira imbabazi ze, urukundo rw'Imana rwaguma muri we rute? Aya magambo arakomeye. Ufite ibintu byo mu isi, wenda na amafaranga cyangwa se n'ibindi,
ariko urabona mugenzi wawe mu byo ufite hari ibyo akennyemo, warangiza ukavuga ati oya. Kumukingira imbabazi rero no kuvuga ati ariko nawe ibye ntibindeba, oya. Ukajya wumva agatima kari kujya kaza warekura, nyamara mugenzi wabayeho nabi, nyamara mu byo ufite harimo iby'abandi n'ibyigisho wize bikagenda bigaruka, ukavuga ati oya. Uko nugukingira mugenzi wawe imbabazi zawe. Ngo none ufite ibintu byo mu isi akabona mugenzi we hari icyo akennye, akamukingira imbabazi ze, akazikumira kugira ngo zitagira icyo zimuhatira kumumarira, ngo urukundo rw'Imana rwagoma muri we rute? Hepfo haranditse ngo bana bato, twe gukundana urumamo mu magambo cyangwa ku rurimi, ahubwo dukundane mu byo dukora no mu by'ukuri. Icyo nicyo kizatumenyesha ko turi ab'ukuri, tukabona uko duhumuriza imitima yacu imbere yayo. Burya ngo n'impamvu imitima yacu ijya iducira urubanza nuko hari ibyo tuba twarirengagije gukora. Niyo mpamvu izi ngingo zigenda zigirana isano. None se niba iyo tubashije kugira bene ibyo dukingiraho imbabazi bagenzi bacu, ntitubikore, murumva tudakwiye kwikiranura nabo, tukiyuzuza nabo, ariko dukora iki ijambo ry'Imana ridusaba. Turasoma andi magambo ari mu gitabo cyitwa Rengera Ubuzima, Ministry of Healing. Turasoma ku ipaje yaho y'105. Yego mu cyongereza ni 105. Haranditse ngo by all that has given us advantage over another, be it education and refinement, nobility of character, Christian training, religious experience, we are in debt to those less favored. Ngo ikintu cyose kiduhaye amahirwe turusha abandi, ikintu cyose kiduhaye amahirwe kurusha abandi, babisobanuye, haba ari mu bumenyi, haba ari mu burere, haba ndetse ari no mu gutungana kw'imico, imikorere y'ibya gikristo, kumenya gutunganya neza inshingano z'umukristo, kugira inararibonye y'iby'iyobokamana. Ngo icyaba kiri muri ibyo byose dushobora kuba turusha abandi, ngo tuba dushyizwemo umwenda wabo tukirusha. Mu yandi magambo, ibyo dufite abandi badafite ni umwenda tubarimo. Ni ubumenyi dufite, ni amafaranga dufite, ni imitungo dufite, ni ukuri tuzi bo batazi. Ibyo byose ngo bidushyizemo umwenda dufitiye bene abo batabifite. So far as lies in our power, we are to minister unto them. Uko bigomba kugenda kose mu bushobozi bwacu, tugomba kugira icyo tubamarira, tugomba kubakorera. If we are strong, we are to stay up the hands of the weak. Niba twe dukomeye, tugomba gukomeza n'amaboko atentebutse. Aya ni amagambo ashyigikira amagambo twari tumaze gusoma, atwereka ko ukingira mugenzi we imbabazi ze, igihe umutima wamwerekaga ko afite ibyo amugomba, ariko akavuga ati reka, akamukingira imbabazi ze, urukundo rw'Imana ngo ntago rwaguma muri we. Ngo ndetse iyo ubikoze gutyo, umutima wawe ngo unagucira urubanza imbere y'Imana. Rero dufite umwenda kuri bagenzi bacu w'ibyiza tugomba kubagirira ariko tutabagirira. Dufite umwenda kuri bagenzi bacu w'ibyo tuzi tugomba kubamenyesha ariko tutabamenyesheje. Andi magambo nifuza gusoma mbere yuko mva kuri aka gashami kavuga iby'ibyiza twakagombye kuba tubakorera. Ni amagambo ari mu gitabo
cy'uwifuzwa mu bihe byose, uwifuzwa ibihe byose, nayo ajya kuvuga nk'aya. Ni paje yaho ya 550. Mu gifaransa ni paje ya 543. Haranditse ngo le Christ voulait établir son royaume sur des principes différents. Bagaragazaga uburyo ubutegetsi bw'isi ndetse n'ubutegetsi bwa Kristo butandukanye. Mu butegetsi bw'isi harimo yuko abarusha abandi ubushobozi baba batware babo, ariko ngo Kristo we yaje gushyiraho ubwami bufite amahame abuyobora anyuranye nayo. Il appelait les hommes non à exercer l'autorité mais à servir. Imana yahamagariye abantu kudakoresha abandi ho ubutware cyangwa ubutegetsi, ahubwo abo yabahamagariye gukorera bagenzi babo. Le plus fort devra porter les infirmités du plus faible. Abanyambaraga nibo bagomba kwikorera imitwaro y'abanyantege nke. Puissance, position, talent, instruction conféraient à leurs possesseurs des plus grandes obligations de servir leurs semblables. Ubushobozi, umwanya umuntu ashyizwemo, itaranto cyangwa se amashuri cyangwa n'inyigisho umuntu yize, ibyo byose bishyira ubifite mu nshingano y'uko agomba kubikoreshereza bagenzi be. Kandi ntabwo bavuze hano kubikoreshereza bagenzi be ngo bamwishyure, ahubwo akwiriye kubikoreshereza bagenzi be. Rero dufite umwenda ukomeye kuri bagenzi bacu. Ni byiza kugira ngo dutekereze uburyo nabo twakwikiranura nabo. Ku kagingo kandi twavuze kuri ibi bijyaniranye no kwikiranura na bagenzi bacu, hari inama tuba tubagomba. Ntabwo ari ukubakorera ibyiza gusa, ntabwo ari ukubafasha gusa, ahubwo hari n'ibindi byiza tuba tubagomba ariko byo kurokora agakiza kabo. Iyo dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekeri igice cyaho cya 33, hatwereka ko hari umwenda wundi dufite, hari ubundi buryo tugomba kwikiranuramo na bagenzi bacu, tubamenyesha ukuri batazi kugira ngo nabo bazabashe kurokoka umunsi ukomeye w'Uwiteka. Mbese turamutse tubagiriye neza, tukabafasha, tukabaha ibyo kurya, koko bakagubwa neza, ntibanyagirwe, ntibambare ubusa, ntibicwe n'inzara, ntibicwe n'inyota, ariko bakazabura ubugingo buhoraho, ntabwo twaba twarabakunze, ahubwo n'ubundi twaba twarigumaniye ibyo tuzi byabakiza, kandi bo bari mu nzira y'abarimbuka. Ezekeri 33, haranditse duhere ku murongo wa mbere hati: maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, uvugane n'abo ubwoko bwawe, ubabwire uti, ninteza igihugu inkota, abantu bo mu gihugu bakishakamo umuntu ngo bamugire umurinzi. Nabona inkota ije iteye igihugu, akavuza impanda ngo aburire abantu, maze uzumva ijwi ry'impanda wese ntiyite ku mbuzi, inkota yaza ikamurimbura, amaraso ye abe ari we azabazwa. Yumvise ijwi ry'impanda ntiyita ku mbuzi, ariko we wari waramuburiye, inkota niza ikamurimbura, amaraso ye aba ari we azabazwa. Bakomeje ngo ariko reka wenda tuyavunagure. Wowe niwumva inkota ije iteye ukamuburira, nibyo bamaze kuvuga, ariko ntagende ngo ahunge, amaraso ye niwe azabazwa. Ariko niwumva inkota ije ntumuburire, ukicecekera, inkota ikaza ikamurimbura, azarimbuka, azapfa, ariko nawe uzabazwa amaraso ye. Ese ibi birasigura iki? Ku murongo wa 7 haranditse ngo, nuko rero mwana w'umuntu,
nagushyiriyeho kuba umurinzi w'umuryango wa Isirayeli, nuko wumve ijambo riva mu kanwa kanjye ubanyihanangiririze. Nimbwira umunyabyaha nti wa munyabyaha we gupfa ko uzapfa, maze nawe ntugire icyo uvuga cyo kuburira umunyabyaha ngo ave mu nzira ye, uwo munyabyaha azapfa azize ibyaha bye, ariko amaraso ye ni wowe nzayabaza. Mbese bagenzi bacu, abo dukorana, abo twirirwana, inshuti zacu za buri munsi, wenda baba ari abo mwigana, baba ari abo muhura, abo muhuriye mu miryango yaba yagutse cyangwa se imiryango mito, mbese ujya uzirikana neza ko urubanza rw'amaraso yabo rukuriho igihe utabamenyesheje ukuri gushobora kuzarokora ubugingo bwabo. Ibi birakomeye cyane. Mbese uramutse ubonye mugenzi wawe agiye kugwa mu rwobo rumwunamiye, ukituriza akarugwamo, mbese we ubona wazarokoka? Ntabwo warokoka urwo rubanza. Ni ukuri dukwiriye kwikiranura cyane na bagenzi bacu, ariko nanone tunyuze muri iri shami ryo kugira ngo dukoreshe itaranto zacu zose mu kugira ngo tubashe kuba twababurira, tubashe kuba twabaha inama zarokora ubugingo bwabo, tubashe kuba twababwira ukuri birengagije gukurikiza cyangwa se batamenye ko ari ngombwa kugukurikiza. Isi yuzuye abantu benshi berekeje mu irimbukiro. Harimo abazi ibyo bagakwiriye gukora, ariko harimo n'abatarigeze babimenyaho namba. Ni ukuri ni ahacu kugira ngo tumenye ko bagenzi bacu tubabereyemo umwenda kandi tugomba kwikiranura nabo. Mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, igihe ibyago bizaba byunamiye inkozi z'ibibi, igihe abana b'Imana bo bazaba bahishwe mu mababa y'isumba byose, hari ikintu ngo kizabaho. Reka tugisome. Hari ikintu ngo kizabaho muri ibyo bihe. Reka tuyasome ayo magambo. Ni mu cyigisho kivuga ibyago 7 bizibasira inkozi z'ibibi. Ni icyigisho cya 17 mu gitabo mfite, ni ku ipaje ya 247. Ndumva abafite iki kinyarwanda bareba 248 na 249. Haranditse ngo hari abantu bamwe bazahindukirana abandi. Igihe ngo ibi ngo bizaba mu cyago cya 5, igihe abantu bazaba bunamiwe n'ibi byago no kubabazwa nabyo, ngo bizageraho noneho abantu bahindukirane n'abababwirije ubutumwa bw'ibinyoma, abahanuzi b'ibinyoma. Reka dusome mwumve. Church members who have seen the light and been convicted, but who have trusted the salvation of their souls to the minister, will learn in the day of God that no other soul can pay the ransom for their transgression. Ngo abagize itorero bamenye umucyo, ariko bamenye umucyo, ariko bakabitsa agakiza kabo mu bapasiteri babo cyangwa se mu babwiriza butumwa babo, bazamenya kuri uwo munsi wa nyuma ko nta wundi wagombaga kubitswa agakiza k'imitima yabo uretse Yesu wenyine. A terrible cry will be raised. I'm lost, eternally lost. Ngo bazajya bavuga amajwi ndetse yo kuboroga ateye ubwoba, bavuga ngo ndazimiye by'iteka ryose. Men will feel as though they could rend in pieces the ministers who have preached the falsehood and condemned to truth. Ngo abantu benshi bazumva bashanyaguza ababwiriza butumwa bababwirije ariko ari abahanuzi b'ibinyoma, ngo ndetse n'abajyaga badashaka ko bemera ukuri bagaragaza ko ari ibinyoma.
aya magambo icyo nyasomeye nuko igihe cyose natwe ubwacu twizera ukuri, ariko twarangiza ntitukubwirize nk'uko tukwizera, kuko mu nshingano z'umuntu wakiriye ukuri nuko abagomba no kukubwiriza, ndetse mu mahame yo kuyoboka ukuri nuko ukwakiriye abahindutse n'umubwiriza wabwo. Mbega ukuri wakiriye ntabwo uba ugomba kukugumana, ahubwo kuba kugomba no kugera kuri bagenzi bawe nabo kukababatura. Iyo utabikoze uko, nawe uba ubaye umuhanuzi w'ibinyoma, kubera ko wizera ko umuntu akwiriye kwakira ukuri akakubwiriza, ariko ntabwo ubikora, ubwo nawe ubaye umuhanuzi w'ibinyoma. Mu bantu bazahindukiranwa harimo n'abantu bari bazi ukuri bakishimira kubana na bagenzi babo batagira icyo bakubabwiraho, ariko amaherezo yabo akazaba mabi. Abantu nabo bazahindukiranwa bababwira ngo wari ubizi ntiwabimbwira, kuki utabimbwiye? Ndarimbutse, ariko nanjye amaraso yanjye aba ari wowe azabazwa. Rero nshuti z'Imana, muri aka kanya reka buri muntu wese yongere azirikane ko tugomba kwikiranura n'uturega, kandi tukabikora vuba. Imitima nama yacu nitaducira urubanza turakiranuka imbere y'Imana. Tugomba kwikiranura n'imitima nama yacu, kuko twamaze kubona ko ari ryo jwi ry'Imana riducyaha riturarikira kwihana no kuva mu bidatunganye. Ikindi twabonye nuko Imana idufiteho urubanza. Imana tugomba kwikiranura nayo, kubera ko ibyo yaduhaye byose by'imigisha twishimira twarabyikoreshereje, turangije turabinezererwa, ariko ntitwagira icyo tuyikoreshereza. Icya gatatu, bagenzi bacu twakagombye kuba tugirira neza, twakagombye kuba tuyobora mu nzira ijya mu ijuru. Ibyo nabyo twarabyigumaniye, urwo narwo ni urundi rubanza. Reka buri wese muri twe asabire kugira ngo Imana yongere imuhumure amaso, Imana yongere imwibutse inshingano yirengagije, Imana yongere imwibutse ibihishwe mu mutima we agomba gusakasaka, akabisabira imbabazi, kandi akasaba ko amaraso ya Kristo yamweza, kugira ngo tutazagibwaho n'urubanza. Tubisabirane twese ngo Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu.